rimwe aza kuza mu rugo ashaka icyo nakita ngo nyine ni ugukora nyine ibiteye isoni. Ndamubwira ntabwo byakunda, tuzabikora ubutaha, uyu munsi ndumva happy, ntabwo ndi muri mood. Arambwira okay nta kibazo. Jama wanjye arataha, ariko dukomeza kujya tuvugana nyine, akomeza kujya ambwira nereta nabidanje, nkumva nyine ni ibintu bisanzwe, nkavuga wow, byibura nanjye ndakunzwe tu, kubera yuko nyuma y'abagiye bankatira nyine numvaga yuko mbonye urukundo nyine tu, ndavuga wow nta bidanje nyine, nakunzwe, nakundi byagenda. Aza kumbwira ati ariko se ko kurankunda ngiye ko nkukunda? Ndaceceka se namusubiza, ndanamukupa icyo gihe mushyira blacklist. Ndambwira ni oya, wiza kundeba taha turavugana kuri telefone. Yageze mu rugo yifata video ari kubyina arayinyoherereza. Ndabona si video ni iki, ngo najyanere ku rukundo rwanjye rega ngo ko nzi kubyina ngo nkuko nawe azi kuba yakihangana. Ndambwira okay, urukundo rwawe se ninde? Ambwa ngo nta rundi rukundo mfite sibye urukundo rwanjye Nadia gusa. Aya mahirwe ntabwo ahoraho, ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba. Niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree, ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD, ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero yabyaza umusaruro. Nimero zacu ni 0787408958. The Early Bird Catches Warm. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bavandimwe tubana hano kuri Adoyi Empire. Mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi, turabakunda cyane kandi tugenda tubibona yuko muri comment mudukurikiye, mugenda muduha ibitekerezo, ibyo twakosora, ibyo twakongeramo, ibyo byose turabibashimiye cyane. Reka rero ntangire mbasuhuza mwe muri ahantu hatandukanye, abari hano mu Rwanda, abari muri Uganda, abari ahantu hatandukanye ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi, ahantu hagiye hatandukanye. Germany, abantu bari mu Budage, turabasuhuje mwese, muradukurikira, tujya tubibona muri analytic yuko rwose mudukurikira, yewe no muri comment tujya tubibona, ndetse n'abantu bari mu Bufaransa namwe turabizi neza yuko mudukurikira, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So turabashimira rero abo tubana bakoze subscribe, n'abaza bakadusura bakareba ibiganiro content yacu, bakareba uko bimeze, bakira abashyitsi batarafata umwanzuro wo kuba abo tuzajya tubana umunsi ku munsi. Mwese turabakunda cyane. Rero uyu munsi nk'ibisanzwe dufite Nadia kuri kamera za Adoyi Empire. Uyu munsi sinzi icyo aduteganyiriza, sinzi icyo yaduhishiye, ariko reka tumwakire, tumuhe ikaze nk'ibisanzwe, ubundi atuganirire. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane ko mikaze. Uyu munsi ikintu mbahishiye ni story nyinshi cyane nyibafitiye no mu buzima busanzwe ngenda mura nazo buri munsi. Ni story zanjye nyine z'ubuzima bwanjye. Hari benshi nzi neza yuko bijya bibaho bakabyihererana, ntibabwira ababyeyi, ntibabwira inshuti, ntibabwira abavandimwe, bikabagumamo bikakomeza kubatera intimba yabo, ariko njye ntago uwo mwanya wo kujya mbibike nkufite, ahubwo ngiye kujya nganiriza inshuti zanjye za hafi cyane cyane mwe munkurikira, mukora like, subscribe and share kugira ngo dukomeze tujye tubana mu gitabo cy'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Sinjye njyenyine bibaho, hari n'abandi bibaho, kubera yuko mu buzima tubayemo ingaruka ziba nyinshi kandi ubuzima bukaba bubi cyane. Igitsina gabo ukuntu muteye, mwe mwicwa n'ibyo mubona, ariko abagore tukicwa n'ibyo twumva. Ariko nje bitewe nyine n'igitabo cyanjye cy'ubuzima, nago nje nyicwa n'ibyo numva, nta nubwo nyicwa n'ibyo mbona, kubera ko byinshi nagiye nyuramo. Hari benshi bagenzi banjye babicamo, hari na benshi batabicamo. So uyu munsi tugiye kuganira kuri story y'ukuntu nakatiye umujama. Mperutse kujya ahantu
mu minsi ishize, ntago ndi bumuvuga izina kuko ndabizi ko arahari, nubwo mbizi neza ko ari bujye muri comment nyine akavuga ngo ndabeshya cyangwa akantu k'ibitutsi cyangwa akagira gute, ariko ndabizi neza ko ari buze kunkurikirana kuko navuga ko ari umufana wanjye cyane. Nubwo ari umufana wanjye, ntago atuye inaha i Kigali, atuye kure y'i Kigali mo gakeya mu nkengero z'umujyi, ariko nyine ni umuntu navuga yuko ewana ni umunyamafuti bya hatari. Aho uri kwiyumva, ntago nirwa nkuvuga izina, ariko ugerageze nawe ukore ibishoboka byose ririya kosa ntuzaryongere. Nahuye n'umujama ku rubuga n'undi nk'ibisanzwe, nko kumutera comment, atera comment, ntago ndivuga ikiganiro yayiteyemo kugira ngo mutamenye uwo ari we. Ateye comment yaka nimero iz'uburyo nyine yambona tukaganira. Nimero ndazimuha ko murabizi ko channel yo ni yanjye. Nyimuhaye tukajya tuvugana by phone n'ubundi nk'ibisanzwe, mva no mujama mwiza naribi, amafuta akayama kuri WhatsApp, nyine akankorera ikintu nakita ngo ni nko kumenyana bihagije. Mujama tukajya duteretana bisanzwe, tuza no guhura, turanasangira, turanaganira, mbona naribi nabidanje. Tambwiye se abite bimeze bite, arambwira ati njyewe naha meze gutya na gutya, ndambwira ntaribe. Rimwe aza kumamagara ndi mu rugo, arambwira ati siko ndi i Kigali urahaganaye. Ndambwira ndi mu rugo tu, ko nge ni hano Kicukiro. Arambwira se twahura nkaza nkakureba. Ndambwira naribi nsanga mu rugo tu. Araza, ageze mu rugo sinababeshya, naratetse nk'ibisanzwe, turasangira icyo kunywa, ntago ari njye wakiguze, niwe wakiguze, turiganirira nyine mbona ko nabidanje, arataha. Arambwira ati ariko nadi ko nagukunze biti. Ako kubona bageze hano ku muyoboro wa The Empire bwa mbere, mumbabarire, amazina yanjye ni Nadia, kandi nakishimira ko mwazajya munsapotinga rimwe na rimwe, mukanama subscribe, like and share, ndetse na comment zanyu ziba zikenewe nk'abavandimwe nyine, nk'abantu twahorana buri munsi. Ndambwiye se wankunze gute biti, bimeze biti? Ambwira ati shaje nyine ndakwikundira kuva nakubona ku muyoboro wa The Empire, nsigaye nyine nkunda gukurikirana ibiganiro byawe, twera ko ibiganiro bya nyine ndabikunda, biraniryohera ibiki. Ndambwira okay, nta kibazo, niba bikuryohera ni byiza. Arambwira ati okay, none ni byiza kuba unyemereye ko twakundana. Ndambwira se man nabidanje nyine, ndambwira nabidanje tu, kwera yuko buri muntu wese ukubwiye ko agukunda siko abagukunda, hari n'igihe aba akubeshya. Chama dukomeza kujya tubana, kanereta ku buryo nyine twari nka nyine ni nkuko nyine tumukina umupira buri wese agaha passe mugenzi we. Nyine natwe niko twari tumeze. Nyine twe tumeze nk'abantu bahanahana, ariko duhanahana amagambo gusa, nta kindi. Rimwaza kuza mu rugo ashaka icyo nakita ngo nyine nugukora nyine ibiteye isoni. Ndambwira ntago byakunda, tuzabikora ubutaha, uyu munsi ndumva happy, ntago ndi muri mood. Arambwira okay, nta kibazo. Jama wanje arataha, ariko dukomeza kujya tuvugana nyine, akomeza kujya ambwira nereta nabidanje, nkumva nyine ni ibintu bisanzwe, nkavuga wow, byibura nanjye ndakunzwe tu, kubera yuko nyuma y'abagiye bankatira nyine numvaga yuko mbonye urukundo nyine tu, ndavuga wow, nta bidanje nyine, nakunzwe, nakundi byagenda. Jama tukajya tuganira, akambwira uko ameze, nkamubwira uko ameze, akambwira uko ameze, nkamubwira uko ameze. Jama wanje rimwe ntago nzabyibagirwa, aza kumbwira ati ariko se ko kurankunda ngiye ko nkukunda? Ndaceceka se namusubiza, ndanamukupa icyo gihe mushyira blacklist. Mushyize blacklist arababara, anyandikira ku yindi nimero, arambwira ko yanshyize bloke, byagenze bite? Ihangane ntago nzongera kubaza icyo kibazo, ndabizi ko nkunda urabinyereka, basi mbabarira ubrokore nimero yanjye. Nyine mbona ni byinshi, ndamubrokora, biranarangira, numva ko nta kibazo. Guys,
ndashaka cyane cyane ko abakobwa aribo bari butere comment kuri iki kiganiro kuruta abahungu. Ese ubuzima tubayemo cyane cyane ndavuga abakobwa bari hanze ahangaha, mwe ntago bajya babaraza amajoro cyangwa babiriza amanywa bababwira ati gutya na gutya, babatereta babatesha umutwe kandi arimo ababakunda n'abatabakunda? Ese reka mbabazi, bangahe bangana gute babatereta kandi mukabyihanganira, mukanabereka ko mubakunda mutabakunze, bamwe mukabakatira, abandi mukarya amafaranga, abandi bikagenda gute, abo mwirwa mwirukankana. So ndashaka ko mumbwira ibyo bintu cyane cyane abakobwa, ndabikeka twese bitubaho. Ndashaka ko muza gutera comment mukambwira kandi yagira umbeshyera, ko ndabizi hano hanze muri iyi minsi hari imvugo zaje bita ngo ni ijambo ngo isuna byita isireyisi nici hagataho, niko basigaye bakunda ngo kubita. Hari abakobwa benshi batwihishemo, benshi ariko bahura n'ibyo bintu nibabigaragaze, nibabivuge, nibagire gute, ariko bakaba ari bamwe muri twe. Njyewe ikintu nahisemo gukora ni kimwe, nabibabwiye, ntago nzigera mpisha igitabo cyanjye cy'ubuzima, kuko iyo mbibabwiye hari benshi banyigiraho, kimwe nuko nanjye hari ababivuga nanjye nkabigiraho. Icyo gihe sinzabyibagirwa, namaze kumukora bloke, turakomeza turavugana, ariko umwanya wanjye ukaba mutoya kubera akazi, uwo ukaba munini kubera urukundo. Hakaba ari na rimwe giye rwose nibereye muri ibyo ngibyo, nibereye ukwanjye. Jama byaje kugeraho tambwira noke, iyi nyine yaraje i Kigali mu kazi, arambwira ati se nanzo wambona aho hafi nkaza mu kazi ko numva nshaka gukora, kandi nkaba mfite akazi aho ngaho. Ndambwira se ugiye mu kahe kazi? Arambwira, ndambwira noneho aho kugira ngo ujye gufata inzu kandi uje gukora ukwezi kumwe cyangwa abiri, ngwino ubi wanjye mu rugo, mfite inzu y'ibyumba 2 na salo, uzajya uba muri kimwe mbe mu kindi, niba ngombwa ko uzajya uhaha cyangwa ukishyura inzu tuzajya tubana. Urumva nyine nge nabifataga nk'ibintu bisanzwe, ntago nyine nigeze mbigira ibintu bya danje ngo mbikomeze ngo mvuge ngo bizagenda gutya ngo bizagenda gutya. Jamaraza aba mu nzu wanjye, icyo gihe sinzabyibagirwa, yese yishyura amezi 2 yari buhamare y'inzu. Tavugana nubwo yishyuye nanjye ngiye kuzajya mpaha, nkahaha agasanga nyine mu rugo ibyo kurya birahari, naba ntahari agateka, yaba adahari nkateka. Amasuku byo n'itegeko urabizi, kumisa n'itegeko ibiki, nyine byose nkabikora tu, ariko mbizi neza ko nasoza akazi agomba guhita agenda. Jama wanjye tubanye gutyo, kwezi kwa mbere kurangira tubanye neza, nta kibazo, nta magambo menshi tuvugana, ntaki. Ava mu kazi ananiwe, mva mu kazi naniwe, buri wese ajya mu byiwe. Iyo ntabaga ndi kuri telefone nabaga nibereye mu byanjye, nyine urumva like navuga yuko n'ubuzima nyine butari bufite intego, nyine budafite icyo n'icyo bushingiyeho. Jama amezi 2 ashize aragenda asubira aho yabaga, arahamagara ambwira ati sha warakoze, warancumbikiye ibiki n'ibiki. Namubwira Imana ntabwo nagucumbikiye kubera ko wishyuye inzu, none nagucumbikiye gute kandi warishyuye inzu? Arambwira ati okay nta kibazo, ntabwo nzongera kubikubwira, mbabarira iki n'iki. Ndambwira ni ntarebe. Jama ibyo biza kuva mu nzira, ariko nge nkaba target mfite atari yo guteretana nawe cyangwa kubana nawe cyangwa se ngo dukore iki. Arandura, ndaryama, buracya, ndakaraba, ndambara, ndataha nja mu rugo. Ako ngeze mu rugo aranyandikira arambwira wakoze ibiki n'ibiki, noneho ndi kugukunda kukurushaho ibiki. Ndambwira Imana ibyo ntago ari ikibazo kabisa, ibyo ni bisanzwe nkuko nawe wambwira ngo urananukeneye kuruhuka nkaguha uruhukira. Rero nanjye numvaga mu mutwe nameze neza, nanyeneye kunduhura. Arambwira ngo okay ngo nta kibazo. Hashizemo nk'iminsi nk'itatu, ntago nzabyibagirwa, yankoreye agatendo anyohereza gift y'indabo. Gift y'indabo yanyoherereje ari mu rwandiko rwiza pe, rw'imitoma, rumbwira uburyo nkunda, nyine rumbwira uburyo nyine nge nawe turi inshuti. Nyine ndavuga okay nimba nyandikiye akambwira ko turi inshuti, si ubwo nabyanga, nyine turi inshuti tu, nta bidanje. Ibyo birarangira binava mu nzira. Hashize nk'amasaha ndamuhamagara nka 2 nimba 3,
ndamaze se biti ni sawa amakuru si ni meza wese kubera icyo yanyoreje indabo gashyamo nararwandika arambwira Nadia ndagukunda urabizi nta kindi kintu narenzaho nta kintu ufite naguha kirenze nabonye byose ubifite warihaye so rero naguhaye iby'ubushobozi bwanje ndambwira okay nta kibazo ni byiza nabikunze naribi ndamaze se twasangira akantu arambwira ati siko ndi mu kazi twagasangira gute ndambwira ke noneho nuva mu kazi ujya ahantu ufata akantu kamwe ubwo nanjye urumva uri bumamagaye nafasha kandi noneho dusangire gutyo kuko ntago kubonana byakunda arambwira ati ntaribi nyine ndamushimira nk'umuntu wanyohereje gift kandi nyine yayinyohereje yo ku mutima ntabyo namubwiye ntacyo ko nkunda indabo mu buzima ku muntu utari ubizi nkunda indabo ku rwego rwo hejuru ariko nyine ni nkubwira ngo nkunda indabo ku rwego rwo hejuru ndazikunda pe umujama icyo gihe ndabyibuka ntago yigeze ajyayo naragiye nigira mu byanjye negereza akamamagara ndaheba ndavuga okay umuntu ashaka gushimira akaba byanze rikamwiyorera nikomereze diru zanjye nikomereze izanjye numva n'ikintu bintu wenda ndavuga tapu ayo n'ubundi yangiye kumusendingira ngo nyine ngo yakoreshe ndakanyabike nzayakoresha ibindi nta kundi nyine bukeye bwa haramamagara ndamubaza se uri kumbaza iki bundi ko ari wanze kumfata nimugoroba gufata ibyo nari nakubwiye arambwira mbabarira byagenze gutya na gutya gutya na gutya ndamubaza ambwira okay ubwo ari uko byagenze nta kintu narenzaho reka niturize nkereke yuko nta bidanje ko n'ubundi amafaranga yagakoresheje nayasevinze nta kibazo mfite yambwira okay ntaribi ubwo byagenze gutyo arambwira ngo okay ngo sawa nta kibazo ngo ibici n'ibiki ngo gusa ngiye kwica amande ngo mbabarira ndambwira oya nta mande nshaka indabo wanyoherereje nazibonye ibyo wampaye nabibonye kandi nanabikunze nta kindi kintu nkeneye kuko nanjye ibyanjye naguhaye wanze kubifata nyine numva birakariyemo ariko njye sinabiha umwanya nkuko nawe nyine atambabaza ngo numve ko mbabaye byatari byadanje ngo numve ngo byagenze gutya nyine ntabwo nanjye nigeze mbabara byataye tavuga okay wibirakariramo tubyiyorere nyine aho kugira ngo yumva ahita afata imodoka araza aje ansanga ku kazi ndamubaza gutuza utamamagaye ati mbabarira nanje gusaba imbabazi numvishe wandakariye ibiki n'ibiki ndamubwira oya nagaruka kurakarira ahubwo ikibazo cyawe ni kimwe kugute wowe uza utambwiye ngo oya ngo mbabarira yewe ngo nagaruka uza ntakubwiye ngo ibiki n'ibiki ndamubwira nimba atari ukuza utambwiye se ubu wakoze ibiki ubu ugeze ahanga naguhamagaye se iyo uzi ugasanga ntari ngo nari kugutegereza ngo cyangwa ajya kwicara ku muryango iwawe ngo nkagutegereza ndamva ibintu bibaye hatari ndamubwira aho bigeze mbabarira ntago ibyo nshaka kubyumva taha ugiye kuryama iwawe cyangwa se nimba ntaho ufite ho kuryama ngufatira ahantu uryame ngufatira akantu k'akamoteri gato k'icyumba uryame ambwira ngo ibyo byose nshoboye kuba nabyikorera ngo ariko ngo ntago ngenda ngo utambabariye ndamubwira nakubabariye Chama aragenda afata ahantu ho kuryama icyo gihe ntabwo yaraye iwanjye aragenda ashaka ahantu ho kuryama araryama aryamye mu gitondo arampamagara arambwira ati nari maze gufata breakfast ese nataha cyanze nkureba ndambwira ni oya biza kundeba taha turavugana kuri telefone yageze mu rugo yifata video ari kubyina arayinyoherereza ndabona si video ni iki ngo najyanere ku rukundo rwanjye rega ngo ko nzi kubyina ngo nkuko nawe azi kuba yakihangana ndambwira ntoke urukundo rwawe se ninde ambwa ngo nta rundi rukundo mfite sibye urukundo rwanjye Nadia gusa ariko hari n'ibintu duha umwanya nyine bikadutesha umutwe ako nta kintu ku isi kibaho nk'ikintu kibabaza nko guterwa indobo n'umuntu ukunda naramubwiye ndashaka ko dura tukaganira hari icyo nkubikiye araza aje twicara ahantu dusangira fanta arambwira ndashaka kumenya wamamagariye iki byagenze gute ndamubwira rero sasa muvandimwe ikintu naguhamagariye ni kimwe bro twabaho nk'inshuti twabaho nk'abavandimwe
ariko ikintu bita urukundo never, ntabwo bibaho. We mbimubwira ntago yahise abyakira, yaricaye yamaze nk'iminota nk'itanu ariko ubitekerezaho nyine mbona yagiye kure, mbona ntazi ibyiwe. Guys, mumbabarire ndwara amaso, ze kunyihanganira mutabona ndi gukomeza kwibyiringira mukagira ngo ari ikindi. Yararakaye, ntago yigeze ansubiza, nta nubwo yagiye kuvuga, yahise yicara ahita yaka icyo kunywa. Aranywa, ageze hagati arambaza ngo ariko senga ijambo mbwiye ngo ntago ndyumvise neza, ngo mbwiye ngo iki? Ndamubwira nti man, njye reka nkubwire bitewe n'ubuzima naciyemo n'ukuntu mwagiye mumbabaza muri benshi, sha ibintu by'urukundo wapi ntabwo mfite kabisa, ikomereze nanjye nikomereze, uca ukwawe uca ukwanjye. Arambwira ngo yego ni byiza, ngo ngo umpaye gutekereza kabiri, ngo kimwe nuko nduhuye umutima w'igisubizo nari ntegereje, ngo nari nzi ko byibura nawe nkunda, ngako ntabwo nari nzi ko utankunda. Ndambwira nti man, ntabwo ngukunda kabisa, aho kujya umeze nk'utera umwanya w'ubusa pe, nkubwire ngo ndagukunda ngo ibiki, uta umwanya wawe ukomeze unyirukankeho. Sha bro man, ikomereze kabisa. Ntabwo yigeze anyurwa, yaratashye nyine ubona ko ababaye. Ageze mu rugo aranyandikira arambwira ngo byiza, ngo nyine ngo ubwo wankatiye, ngo nubwo ngo wankatiye ngo ibiki n'ibiki. Ndamubwira nti man, ntabwo nagukatiye, njye nagwaye ukuri kundimo. Arambwira ati cyakora uzi ikintu kimbayeho utumye kimbaho mu buzima, ndababaye. Ndamuhamagara, icyo gihe namuhamagaye video call, turebana, ndamubaza n'ubu ntabwo uranyumva. Arambwira ngo ntabwo ndabyumva, ngo kubera yuko ibyo nateganyaga n'ibyo nari ndi gukorera no guharanira nari nzi ko ari ibyawe, ntabwo nari nzi ko ari iby'abandi. Ndambwiye se abandi wabibahaye, njye basi ukazambwira ati byibura mfite ubukwe cyangwa mfite umukobwa ndi gutereta, basi icyo cyonyine nkakimenya, ariko ubwonko bwawe bugasibama yuko ngendemo. Yarambwiye ngo hoya, ngo ibyishimo wampaye mu buzima, ngo n'uburyo nyine wahinduye ubuzima bwanjye ku rugero nyine ntatekerezaga, ngo ntabwo nabyibagirwa, ngo gusa icyo nzi cyo nuko ari we muntu w'agaciro mfite mu buzima bwanjye. Kuko urumva ko hari ibindi nyine nanze kuvuga, wenda twaba twaragiye dukorana, twagiye duhuriramo bindi byatumye ibyo byose abimbwira ariko mwe mutazi. Ndamubwira ni bro, ibyo byose ndabyumva pe, ariko reka twibera abavandimwe, tureke ibintu by'inkundo hape, ntabwo njye nabishobora. Ambwira ati ibyo ndabyumva, ariko kunkatira bigeza ntabwo byari bikwiye. Ndambwira numva rero nkubwire, nimba mva kugukatira bitari bikwiye, kugukatira kwiza nukuwe kurenze uko nagiye nkwereka yuko nagukeneye, ariko wowe ukangukanyizirikaho. Guys, yaraturitse arara. Nubwa mbere nimbonye amarira y'umujama ukatiwe bwa mbere, turi kuvugana video call, marira yaramanutse, mpita nibuka nanjye umunsi bankatira. Ndambwira ni man, wirira kubera ko twese duca mu bintu bihagije, uko bankatiye nanjye niko nagukatira, kandi nakatiwe na bagenzi bawe, nduzi ko muri igitsina kimwe, nanjye rero uko nkukatiye ni nkuko nawe mugenzi wawe undi mukobwa yamukatira. Kwihangana byaramunane, none arara nk'uruhinja. Ninkubwa nyine ngararira tu, ndabibona nyine kababaye, ndamukupa. Mukupye arongera aramamagara, nyine yahise yabonye ko mukupye amara nk'iminota nk'itatu, arabanza arihanagura, arangije aramamagara. Ndamwitaba, none ntabwo yamamagaye video call, yamamagaye bisanzwe. Arambwira ati Nadia, uri umugome, uri iki, uri umwana mubi. Ndambwira hapi ntabwo ndi umwana mubi, wowe gute uyifata ukankunda utarabimbwiye kandi njye ntagukunda? Kumenya ibyo byose ndimo nzi ngo Jama ari mu rugo. Jama nagiye kubona mbona nguyeho mu rugo iwanjye, abaraje, nta nubwo yageze ko mango we yaje asunika, ntabwo yari yafunze. Ndi mu rugo njyenyine, nari mvuye no hanze muri douche, aza asunika ahita yinjira akomereza mu cyumba cyanjye, asanga ndimo ndihanagura ngiye kwisiga. Mubonye ubwoba buranyica, mpita nicara ku buriri. Yaraje yicara impande yanjye arambwira ngo mbabarira umbwize ukuri, nshobora kuba numvise nabi cyangwa numviranye. Ndamaze se wumva iki kandi? Ngo koko wankatiye ntago nkunda.
ndamubwiye se urashaka mbikubwire gute mbikwereke gute ntago nkukunda kabisa sinigeze nanagukunda nibyo byose nakoraga nabikoraga kubera umutima mwiza nabaga mfite nta kintu yandi imbwa y'urushyi sinigeze musubiza sinanarize pe naricaye abwo yahise ahaguruka arikubita kubita inzi bipfunsa agira gutarangije mbona amarira none abaye menshi ambwa ngo nago wabinkora Nadia nago wabinkora Nadia nago wabinkora ndavuga isi uyu mujama ndamugenzana woye ngo Nadia ngo naga ibintu byashoboka arapfukama arambwira ati reka reka ati basi mbwira niki kintu ushaka nyugwe ariko byiburureke kunkatira basi unkunda umbeshya ariko unkunde mbizi ko unkunda ndambwira nago byakunda igendere nago rwose byakunda nta urukundo mfite nta nubwo naguha kuko nta mwanya w'urukundo nyifite muri iki gihe